umuntu ugira imbaraga mu ijambo ry'Imana ni umuntu urishira mu bikorwa. Iyo urimo imbaraga z'Imana urakubita umuhumetso nyine, ukubise umuhumetso akagarama ugasigara wemye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu masoko ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, ibirimi by'umuriro ntabwo bizagufata kuko nzaba ndi kumwe nawe. Rira jambo araritinya. Umurongo wa 6 Satani atinya mu buryo bukomeye. Daniel igice cyaho ni icya 6 umurongo wa 22 na 23. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Gusenga everyday umurongo uhamye wo kuri YouTube unyuraho ijambo ry'Imana, senga usanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe na Jimanakiza Edouard, abari mu Burundi Shalom, abari mu Rwanda Shalom, abari muri Afrika mwese mushobora kumva Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Ikinyabwisha Shalom. Turakunda ni Gusenga Everyday, tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye gukorana na Dr. Revera Pastor Mpazibirego abari ku mugabane wa Burayi Shalom. Tunamwe tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Abari ku mugabane wa Amerika mukora ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Aziya mukora ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Oceania mukora ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Pasteri muraho neza, makuru yanyu ni meza. Pastor mwatangira musuhuza abantu badukurikiye. Ni karibu kuri channel ya Gusenga Everyday abadukurikira, abo dusangiza ibyanditswe byera, tuganira ijambo ry'Imana, dugurana twungurana, turabafasha namwe mukadufasha. Iyo mwanditse comment tukabireba tukabisubiramo. Imana iduhana umugisha ababikoze bose, murakoze. Pasteri watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje gise neza, urakoze ko turi bazimu uyu munsi wa none. Harabo bwacanye ayandi atanari meza, ariko twadukunze bukeye turi bazima tugihumuye ku mwuka wawe. Izina ryo riragucubahiro. Turi imbere yawe rero ko gusangiza bene data ijambo ryawe, abatugana kuri channel ya Gusenga Everyday ni karibu. Turashimye kuri aba hafi yacu, reka icubahiro cyawe kiganze, reka imitima y'abera bari hirya no hino igotwe n'ijambo ryawe kandi ibafashe. Reka batarahinduka bahindurwe n'ijambo ryawe, bose binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Base tuguhaye ikaze. Tugiye kuganira amagambo ya Bibiliya cyangwa se imirongo ya Bibiliya Satani atinya. Imirongo ya Bibiliya Satani atinya. Umugabane wa 2 twarangije umugabane wa mbere w'imirongo 10, dukurikije indi mirongo 10 ari umugabane wa 2. Ubundi ntabwo Satani atinya amagambo ya Bibiliya, aho ni mu mvugo, ahubwo Satani atinya uvuga ayo magambo. Ntabwo Satani atinya amagambo ya Bibiliya, kuko Bibiliya umuntu yayiba, biri umuntu yayitwika bigashoboka, ariko umuntu uvuga iryo jambo niwe Satani atinya. Burya imbaraga ziri muri we nizo zikomeza iryo jambo, nazo zikariha imbaraga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo waho wa 11, haraho ijambo ry'Imana tubira ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashiraga n'ibitambara bivuye ku mubiri ku bantu bagakira indwara zose babaga bafite. Ariko hari ijambo ry'Imana ravuze ngo kuko Paulo yakoraga ibitangaza mu izina rya Yesu, inzererezi nazo z'abayuda 7 nubango bari abahungu 7 y'umuyuda ahubwo witwa Sike wabiganaga Paulo bakora ibitangaza mu izina rya Yesu. Uko bamwiganaga baravango ndagutegetse, nabo bagahimbira bavuga barambika ibiganza ku barwayi bakora ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko batazi. Baravuga ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, uwo twumvise Paulo avuga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo babikora igihe kirekire, ariko Imana yanga ko abantu bayimenyera.
bakibikora uwarimo abadayimoni aramubaza ati arababwira ati Yesu ndamuzi na Paulo nkamumenya, mwe muri bande? Ijambo ry'Imana rivuga ngo arabasimbukira bose, arababasha, arabanesha, bigera ubwo basohoka mu nzu barimo bose bambaye ubusa, maze ubutumwa bwiza burushaho kwamamara, abantu baratangara babona imbaraga z'Imana. Bisobanura iki? Iyo abantu bigana bayakora igihe gito, ariko iyo umuntu akora iby'Imana byo bihoraho. Narizo mpamvu amagambo ya Bibiliya Satani atinya biterwa n'uyavuze uwo ari we, kuko iyo umuntu harimo imbaraga z'Imana Satani amutinya atavuze. Matayo 8:28 kugeza 34, hari aho abantu babiri babaga mu mva. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu wanyuraga muri iyo nzira, nta muntu wanyuraga hafi yaho. Ariko noneho Yesu aje, ijambo ry'Imana riravuga ngo baravuga ngo duhuriye se mwana w'Imana, kumenya yo kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe kitaragera, nyabuna tubabarire utwohereze mwazira ngurube. Yesu yaravuze ngo mugende. Bavuye mu bantu baja mu ngurube, ingurube ziramanuka ziroha ku gacuri, zigwa mu nyanja zihotorwa n'amazi, ba bantu bahinduka bazima. Bivuga iki? Yesu ntabwo abadayimoni bahunze baja mu ngurube, ntabwo bahunze Yesu ategetse mwize, nta kintu yavuze. Ariko kubw'imbaraga zari muri Yesu umuriro urabatwika, basohoka muri abantu birukanka. Imbaraga zari muri Yesu zirabatwika, imbaraga zari muri Yesu zirabatwika, baratabaza bati duhuriye mwana w'Imana, kumenye kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe kitari cyagera. Bishaka kuvuga iki? Aya magambo tugiye kuvuga na sasiraga ariyo mirongo Satani atinya, ariko ya Bibiliya ntabwo atinya iyo mirongo, ntatinya n'izo mpapuro yanditsweho, ntatinya n'iyo Bibiliya ifunitse, ahubwo atinya umuntu wavuze ayo magambo. Yesu wavuze ayo magambo ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu, cyangwa akavuga ayo magambo Satani atinya, ayo magambo yaramurimo, ayo magambo yashize mu bikorwa. Kuko muri Yohana igice ca 13:17 bavuga ngo ubwo mumenyi bw'ibyo murahirwa niba mubikora. Umuntu ugira imbaraga mu ijambo ry'Imana ni umuntu urishira mu bikorwa. Ubwo ibyahishwe igice ca mbere umurongo wawo wa mbere kugeza ku wa 3 haravuga ngo hahirwa umuntu usoma ibyanditswe byera. Hahirwa ni ku murongo wa 3 umuntu wumva ababisoma agatega amatwi. Hahirwa umuntu witondera ibyanditswe muri aya magambo kuko igihe hari kigufi. Bisobanura ngo hahirwa umuntu usoma ayo magambo, hahirwa umuntu utega amatwi akumva aya magambo, hahirwa uyitondera uvuga ngo nuyashira mu bikorwa. Aya magambo agira imbaraga ku bantu bayashira mu bikorwa kandi biyejeje. Ijambo rya mbere rero umurongo wa mbere ku mugabane wa kabiri tugezeho, Satani atinya kuva igice ca 14 umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati ubwira Abisirayeli ati ntimutinye, uyu munsi muri burebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko abanyegiputa mureba uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Iri jambo ryerekana ko Farawo yashushanyaga Satani, Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha, Abisirayeli byari itorero mu isi y'ibyaha, ubwoko bw'Imana bari mu rugendo. Ariko noneho Farawo amaze kubona guhura n'ibimenyetso biri 10, ibyago 10 biramujegeza, agira ubwoba, afata umwanzuro wo kurekura ubwoko bw'Imana. Aravuga ati nimugende. Yabanjiye hina amagambo, ariko noneho ibyago bitumye afata umwanzuro wo kubarekura. Ariko none amaze kubarekura arabakurikiye. Ntabwo yari yafashe umwanzuro mu mutima, yari ufashe inyuma kubw'ibyago, kuko ibyago byari bimaze kumubabaza. Icago cyamaze guhinduka amaraso, icago cibikeri mu gihugu hose, icago cinda gukwira hose, icago cibibugu gukwira hose, icago ciragara ariyo muryamo, icago cibisebe, icago c'urubura, icago c'inzige, icago cy'umwijima, icago cyo gupfa kw'abana b'imfura byari bimaze kumujegeza. Aravuga ati mugende. None harabarekura ariko arabakurikira. None Uwiteka abwira Mose ati mwitinya, kuko muri burebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Abanyegiputa mureba mwabonye inyuma yanyu
ntabwo muzongera kubabona ukundi, ahubwo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Ni ukwerekana imbaraga z'Imana zuzuye ahantu hose umuntu agiye guhura n'amakuba. Uwo murongo Satani arawutinya rero. Iyo uvuze ngo ngiye kwicecekera, Uwiteka Imana arwana intambara, uwo murongo Satani arawutinya. Ariko nawe iyo urimo imbaraga z'Imana, bisobanura ngo iyo ushira uwo murongo mu bikorwa. Umurongo wa kabiri utera Satani ubwoba. Samweli ya mbere 17 umurongo wa 45 niho Dawidi yatuye amagambo abwira Umufilisiti ati Goliyati. Aravuga ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko nje nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Wanteye unteranye inkota, icumu n'agacumu, ariko njeweho nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Yurimo imbaraga z'Imana urakubita umuhumetso nyine, ukubise umuhumetso akagarama ugasigara wemye. Umurongo wa gatatu Satani atinya ni hariya muri Zaburi 110 umurongo wa mbere. Uko havuga Zaburi 110 umurongo wa mbere, haravuga ngo Dawidi, na amagambo Dawidi yavuze, aravuga ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashirira abanzi wawe munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Rira jambo Satani araritinya. Ijambo rya kane Satani atinya, umurongo wa Bibiliya ni Yesaya 43 umurongo waho ni uwa kabiri. Turutse ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa kabiri, ayo magambo Satani atinya yurimo imbaraga z'Imana. Haravuga ngo wowe Yakobo naremye, nawe Isirayeli nabumbye, witinya, ndi kumwe nawe kandi naguhamagaye mu izina ryawe. Nuca mu muriro, nuca mu mazi, ntabwo nzaba ndi kumwe nawe. Nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, ibirimi byawo ntibizagufata kuko ndi kumwe nawe. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu masoko ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, ibirimi by'umuriro ntabwo bizagufata kuko nzaba ndi kumwe nawe. Rira jambo araritinya. Wowe Yakobo naremye, Isirayeli nabumbye, ntutinye, naguhamagaye mu izina ryawe. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, ibirimi by'uwo muriro ntabwo bizagufata. Uwo murongo nawe Satani arawutinya. Umurongo wa gatanu Satani atinya ni Danieli igice ca 3 umurongo waho wa 16 kugeza 18. Nebukadinezari amaze kurema igishushanyo, amaze guhamagara abasore b'Abaheburayo ngo nibaze bakiranye, baramuhakanira kuko bari bafite Imana yabo. Ariko yarabahamagaye arabazana, arababwira ati Saduraka na Meshake na Abedenego, ibyo mukoze nimwe mwabyibwiye. Aravuga ati nimwumva rero imyironge, amasambuka, amakorunemize, amahembe, amakondera bivuga, mukarambarara mukaraba igishushanyo nakoze ni byiza, ariko nimudapfukama ngo mukiramye, Imana yaboneka yazabankiza yabiyihe. Nebukadinezari yibwiraga ko ari Imana, yibwiraga ko akomeye kuko yararakuze icubahiro cye. Ijambo ry'Imana avuga ngo no kurota mu cubahiro cye yagereranyije n'igiti cyakuze maze ubushorishori bukagera mu ijuru. Ariko asanga nta yindi Mana yamwaka bari abasore ko nta yindi Mana ku isi. Ntabwo yarazi Imana ikomeye, yarazi ngo niwe gihangange kiruta ibindi bihangange. Ariko abasore b'intwari baravuga bati mwami rero nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumbana kandi zadukiza amaboko yawe Nyagasani, ariko nabitadukiza ntabwo turi buramye igishushanyo wakoze no gukorera Imana zawe. Ntabwo turi buramye igishushanyo wakoze no gukorera Imana zawe. Ndaho Imana itadukiza ariko ifite ubushobozi muri yo bwo kudukiza.
uwo ni umurongo wa Bibiliya Satani atinya. Nawe itadukiza, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ari igihe bavuga Farawo yashushanya Satani, ariko na Nebukadinezari ko yarwanyaga Imana akarwanya ubwoko bw'Imana yashushanyaga Satani. Nawe itadukiza umenye ko tutari bukorera Imana zawe no kurabya igishushanyo wakoze. Umurongo wa 6 Satani atinya mu buryo bukomeye. Daniel igice cyaho ni icya 6 umurongo wa 22 na 23. Uturutse ku murongo wa mbere amateka ni maremare, ariko Daniel amaze gutona imbere y'umwami Dariyo w'Umumedi wari ufite imyaka 62 y'ubusaza. Aramutonesha, aramushima kuko yari yamuhawe n'ubuyobozi bw'Abakaludaya. Aramushima ko Daniel akoze ku ngoma y'Abakaludaya, akora no ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. Yavuye i Buyuda ari umusore afite imyaka 18, akorana n'Abakaludaya imyaka 70. Noneho bavuyeho atangirana n'Abamedi n'Abaperesi, aba icegera cy'umwami Dariyo wari ufite imyaka 62 y'ubukuru. Daniel 6 birahari, ariko kuko yamutonesheje kugira ngo atazapfirwa ubusa, yari yagabye igihugu cye ntari 120 mw'imigabane 3 yose, ayiha abantu 3 bakomeye bazaza bamushitsaho ibyo akeneye byose kugira ngo adapfirwa ubusa. Ashiramo Daniel. Ibyo bibabaza abatware, bibabaza ibikomangoma, bibabaza abajenama. Baravuga bati impunzi ifashe umugabane wa 3 w'igihugu cyose, turanyazwe. Nibwo bigiriye imigambi yo kumugambanira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko Daniel akaba ari umuntu ukiranuka, akirinda ibicumuro. Nta jambo ryabonekaga muri we ryo gutukana cyangwa se ryo gukora icyaha. Noneho baramugambanira, baravuga bati Daniel ni umukiranutsi imbere ya Dariyo, nta cyaha tuzamubonaho kimushinja imbere y'umwami, ariko tuzamufatira mu mategeko y'amagambo y'Imana, tuzamufata tu. Nibwo bamugenzeje rero, baramugenza. Bamaze kumugenza babona icabasha gufatisha Daniel uko bahindura, bakora guhinduka kw'itegeko nshinga ry'Abamedi n'Abaperesi. Bahamagara umwami Dariyo bati nyaguraho Dariyo, amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntabwo avuguruzwa, ariko noneho hari itegeko tutashize mu yandi ryari kwiye kubahirizwa, kandi mwami nyaguhoraho ukarisinya. Ati niriye? Ati ni ukuvuga ngo mu minsi 30 umuntu wese uzasenga indi mana atari we Dariyo azajugunye mu rwobo rw'intare. Bari gushaka itegeko ryatsinda Daniel, ariko baribura mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, ahubwo barishakira mu kubaha Imana ye ngo abariyo bagoreka bamufate, ariko bararibona. Umuntu wese uzahangara mu minsi 30 agasengera Imana atari wowe azajugunye mu rwobo rw'intare. Hariya Dariyo ntabwo yarazi byari byo, yasenye itegeko atazi uwo bagambanira uwo ari we, ariko agiye asanga rifashe Daniel. Amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntabwo yivuguruza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kwivuguruza kw'amategeko y'Abamedi n'Abaperesi, nk'uko ativuguruzwa asinya iryo tegeko mwami ararisinya. Ariko bajanye Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, umwami Dariyo arababara cyane, ahagarika umutima, ntiyasinzira. Ijambo ry'Imana ntiyagera ku meza, ntiyegera n'urugo rwe, ariko araye adasinziye. Bwakeye mu gitondo atekereza ati ubwo ni Imana yamuyoboye. Yarahamagaye ati Daniel mugaragu w'Imana ihoraho, aho ya Mana ye watubwira gukorera yabashiye kuwikiza inzara z'intare. Daniel yaravuze ati, yitabye aravuga ati karame mwami, Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye kuko nabonetse mu maso y'Uwiteka ntagira icyaha. Kandi nawe nyagasani nubwo wasinye itegeko kugira ngo njugunye mu rwobo rw'intare, ntaco nagucumiyeho. Nuvuga ngo Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye kuko nabonetse mu maso yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntaco nagucumuyeho. Ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 3, ijambo ry'Imana rivuga ngo Herode amaze kwica Yakobo kuko yari imvuzi, anejeje Abayuda, ariyongeza afata Petero nawe yari imvuzi, aramujana amushira mu nzu y'imbohe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yamurindishije abasirikari
bane imiryango inubwo ni 16 baramurinda, ariko abitoro ntabwo bigeze bacogora kumusengera, niko ijambo ry'Imana rivuga. Maze uko bamusengeraga Imana irabyumva, imbaraga z'abera, maze Imana yohereza marayika wayo asanga Petero mu nzu y'imbohe, aramuhagurutsa aravuga ati, amukora mu mbavu iminyururu iradoka, aravuga ati haguruka ukwezi inkweta, arambara ati nkurikira, fata umwitero aramukurikira. Banyuze ku basirikare ba mbere ntibamubona, banyura ku ba kabiri ntibabona, banyura ku ba gatatu ntibabona, banyura ku ba kane ntibababona. Agiye kwisanga Petero abona ageze kuri porutaye nayo irikingura. Ageze inyuma ya porutaye aravuga ati menye neza yuko Uwiteka Imana yohereje marayika wayo kugira ngo Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amina. Kuri cyane ya gusenga everyday ni 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha kuba dukurikira, tuzongeraho nibindi n'izina rya Yesu Kristo, amina. Kigabana ubutaha. Shalom shalom shalom. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, manika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Gusenga everyday n'umurongo uhamye wo kuri YouTube unyuraho ijambo ry'Imana. Senga usanesha.